Yesu ashimwe cyane bene data, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakwifuriza kugubwa neza aho uri mu bice bitandukanye by'isi. Ndakwifuriza amahoro y'Imana kandi ndakwifuriza kubaho ubuzima bwiza buzira indwara, buzira ikibi cyose. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego Imana yamaye ivuga ngo uburyo amafaranga yakubyarira umugisha. Uburyo amafaranga yakubyarira umugisha. Reka tubanze dusenge Imana ubundi kugira ngo idufashe muri ino nyigisho tugiye gutambutsa, ubundi tuganire. Mwami Imana, Mana ikomeye, Mana igira neza, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uturemeye ukumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe ni ukuri. Ndakwinginze kugira ngo data mwiza nkubere umuyoboro maze wivuganire n'ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo ukingure imitima y'abagiye kuryumva, ari umwigisha n'uwigishwa, twese tugabane ibivuye mu ijambo ryawe. Turagushimiye rero, turakuraritse kugira ngo uzubane natwe, kandi data mwiza ikikorerwa hano cyose, ikivugirwa muri ino nyigisho yose, bibe ari ukuguhesha icyubahiro. Kubw'izina ryawe dusenze twizeye, amen. Tugiye kuganira inyigisho ivuga ku buryo amafaranga yakubyarira umugisha. Ushobora kwibaza utese mfite amafaranga simfite umugisha? Ushobora kuba ufite amafaranga ariko ayo mafaranga yawe nta mugisha arimo. Ushobora kuba ufite ubutunzi ariko ubwo butunzi bwawe butarimo umugisha w'Imana. Muri iyi nyigisho tugiye kureba uburyo amafaranga ufite yakubyarira umugisha w'Imana. Abahanga muri teoloji bavuga yuko muri Bibiliya harimo imirongo y'amaverse ivuga ku mafaranga irenga 2,000. Bakanavuga yuko imigani Yesu yaciye 40% yayo ivuga ku mafaranga. Ni ikintu kigaragaza yuko amafaranga ari ikintu gikomeye kandi ari ikintu gifite imbaraga mu isi tubamo. Tugiye kuganira rero ku buryo amafaranga dukoresha buri munsi dushobora kuyakoresha mu buryo bwatuzanira umugisha w'Imana. Uburyo bwa mbere amafaranga ufite yakuzanira umugisha ni ukwita ku bakene. Turasoma ijambo riri mu Migani ibice 19, Imigani ibice 19 umurongo wa 17. Imigani ibice 19 umurongo wa 17. Bibiliya iratubwiye ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka, nawe azamwishyura ineza ye. Ubabariye umukene, nugirira ibambe umukene, ukamugirira neza, ukamuha kubyo utunze, ngo uzabugurije Uwiteka kandi nawe azakwishyura. Amen. Irindi jambo rivuga nanone kuri kino kintu cyo kwita ku bakene ni Imigani nanone ibice 21 umurongo wa 13. Haravuga ngo uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene. Uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene, nawe nataka ntabwo azumvwa. Uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene, nawe nataka ntabwo azumvwa. Ikintu cya mbere Imana iri kudusaba
gukoresha amafaranga yaduhaye kugira ngo bituzanire umugisha w'Imana ni ukwita ku bababaye, ni ukwita ku bakene, ni ukwita ku bubona badafite ubushobozi bwo kubaho nk'uko ubayeho. Icyo gihe nubikora ngo uzabugurije Uwiteka, kandi nutabikora ngo uzaba ugiyemo umwenda Uwiteka, kandi ngo nutaka nawe ngo nago uzumvwa, ngo nuwica amatwi niwica amatwi ngo utumva gutaka k'umukene. Umuntu muturanye nubona abayeho ubuzima bubi, nubona abayeho ubuzima butari bwiza, ukirengagiza ukanga kugira icyo umufasha, nawe nugera mu kibazo, ni ijambo ry'Imana ntago ari amagambo yanjye, nawe nugera mu kibazo ntago Imana izakumva. Ariko ijambo ry'Imana nanone riratubwira, Imigani 22 umurongo w'9, ngo ureba nibambe azahirwa, ureba nibambe azahirwa, ngo kuko agaburira umukene ibyo kurya bye. Muri iyo stock ufite ushobora gufatamo ibiro 5 by'umuceri ugaha umukene, bitwaye ikisi ngo uzabugurije Uwiteka. Icyo ni ikintu cya mbere ushobora gukoresha amafaranga ufite mu buryo bwakuzanira umugisha. Ikintu cya kabiri ushobora gukoresha amafaranga ufite mu buryo bwakuzanira umugisha w'Imana ni ukuyabiba ahakwiriye, kuyabiba ahakwiriye. Turasoma ijambo ry'Imana mu Migani ibice 31 umurongo wa 6, Imigani ibice 31 umurongo wa 16, Bibiliya iratubwiye ngo yitegereza umurima akawugura, awutezemo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Yitegereza umurima akawugura, awutezemo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Ikintu kindi gishobora gutuma amafaranga dutunze atuviramo umugisha, ushobora gutunga amafaranga ariko akaba ari minyatsi. Ushobora gutunga amafaranga nakubyarira umusaruro, buri gihe uko yakiriye akaguca mu biganza. Ibi ni ibintu nukurikira ino nyigisho neza, uburyo ukoresha amafaranga buzahinduka niwubahiriza ijambo ry'Imana tugiye kwiga. Ikintu cya kabiri tubonye yuko ari ukuyabiba ahakwiriye. Ese mwene data, nakubaza akabazo nanjye nkibaza, ni ukubera iki abahinzi bashobora guhinga bose bagahinga muri sezimwe bategereje ko imvura igwa, umwe imvura ikagwa akeza, undi imvura ikagwa akarumbya? Ese biterwa n'iki? Ni umugisha w'Imana, nago biva muko yahinze neza kurusha uwundi, ni umugisha w'Imana. Icyo kintu rero kugira ngo uzahinge uhirwe usarure, we guhinga urumbye, nuko uba warakoze icyo Imana igusaba, kubiba amafaranga yawe, kubiba imbuto yawe ahakwiriye. Ijambo ryatubwiye ngo yitegereze umurima. Ikintu cya mbere Imana igusaba ni ukwitegereza aho ugiye gushora amafaranga yawe. Nicyo cya mbere Imana igusaba, kwiga gukora study y'ahantu ugiye gushora ubutunzi bwawe. Nicyo kintu cya mbere Imana iri kugusaba. We guhubuka mu gihe ugiye gukora business, banze witegereze umurima ugiye kubibamo imbuto yawe. Muri ubwo buryo uzabiba kandi uzasarura. Uburyo bwa gatatu amafaranga yatubyarira umugisha mu buryo Imana idusaba ni ukwishyura amadeni. Kwishyura amadeni. Turasoma ijambo ry'Imana mu Migani nanone ibice 22, Imigani ibice 22 umurongo wa 7. Bibiliya iratubwiye ngo umukire ategeka umukene, ngo umukire ategeka umukene, ngo kandi uguza aba ari umugaragu w'umugurisha. Hari umuntu umwe wambwiye story imwe yabayeho, ngo hariho abashoramari babiri, ngo noneho umwe ngo yayisha imari ye, ngo noneho arahomba,
noneho mugenzi we ngo yari inshuti ye ngo bajyaga bajyana kurangura mu gihugu cy'abaturanyi ngo bakagenda urugendo rw'iminsi 2. noneho ngo undi aravuga ati mugenzi wanjye twajyaga tujyana ubwo yahombye uwamuguriza noneho tukazajya dukomeza tukajyana nawe agakomeza akarangura agakora kari umukozi ngo noneho aramuguriza wa wundi yanga kumwishyura ashaka kumuheza. noneho umunsi umwe bagiye kurangura bari mu modoka bagenda mu gicuku baterwa n'abajura bahagarika imodoka bafite imbunda baravuga ati amaboko mwese hejuru mushire hasi amafaranga mufite n'ibyo mufite byose. noneho wa muntu wari waranze kwishyura wa muntu wamugurije kandi bari bicaranye afata amafaranga aramubwira ati akira ndakwishyuye. ese mu by'ukuri yaramwishyuye ko yarayamuhaye kuko abonye ko abajura bahari kandi bari buyajyane? Imana iradusaba kwishyura umwenda turimo. hari abantu babona amafaranga bakumva babanza bakayakoresha ibindi bintu, nyamara mu kimwe mu bintu bizana umugisha w'Imana mu byo dutunze ni ukwishyura imyenda y'abantu turimo. yego nago ushobora gutera imbere udafashe umwenda wenda muri banke cyangwa se utagujije umuntu, ibyo ni byiza. ariko se mwene data, mu gihe wafashe umwenda, igihe uzabona ubwishyu uzibuka kwishyura. icyo ni ikintu Imana iri kugusaba kugira ngo mu byo utunze uzabonemo umugisha w'Imana. ikintu cya kane cyatubyarira umugisha mu byo dutunze ni ugutanga mu murimo w'Imana. gutanga mu murimo w'Imana. turasoma mu Abakorino ba mbere ibice 9. Abakorino ba mbere ibice 9 umurongo waho wa 11. ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka nibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga imibiri. mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka nibikwiriye ko tubasaruramo iby'umubiri. ese mwene data, wowe ubona umugisha umushumba wawe ukugaburira iby'umwuka, bavuga ikintu cyo kwitangira ikintu runaka, ukumva ni umutwaro ukuremereye, icyo kintu ubuzanye inyatsi mu byo utunze, kuko kimwe mu bintu bizana umugisha ni ugutanga mu nzu y'Imana. ijambo ritubwiye neza yuko abashumba batugaburira iby'umwuka, dukwiye natwe kubaha iby'umubiri. ijambo ry'Imana none kuri kino gice cya 9 umurongo wa 14 riratubwira ngo n'umwami wacu niko yategetse ko abavuga butumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. iri ni ijambo ry'Imana. umwami wacu YESU yarabitegetse ko abakora uwo murimo w'Imana badakwiriye kujya muri shuguri zindi zo gushaka imibereho, ahubwo bakwiriye gutungwa n'ubutumwa. ijambo ry'Imana nanone mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 6 ritubwira neza ko uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. uwigishwa ijambo ry'Imana, niba umushumba wera kubibyemo ijambo ry'Imana, kubera iki yagusengera ukabona umugisha, ukumva yuko uwagusengewe nta kintu yakoze, ukumva yuko mu gihe agusabye kwitanga yaba abaye umwesukuru? iri ni ijambo ry'Imana niko rivuga. nago uwigisha ijambo ry'Imana akwiriye kujya gukora iyindi mirimo kugira ngo imutunge, ahubwo akwiriye gutungwa n'ubutumwa bwiza. ijambo ry'Imana nanone mu kubara ibice 35 umurongo wa 29
haratubwira ngo Abisirayeli bazana amaturo ava mu rukundo bayatura Uwiteka. Abisirayeli bazana amaturo ava mu rukundo bayatura Uwiteka. Mu byo utunze, niba ujya gutanga ituro ry'Imana, ujya guturira Imana, cyangwa se ujya kwitanga mu murimo w'Imana, ukumva wabitanga umeze nk'aho bari kuguhata, icyo gihe uko iryo turo ryawe nago ririmo umugisha, uko kwitanga kwawe nago Imana izabibona nk'umugisha. Ikintu cya gatanu gishobora gutuma ibyo dutunze bituzanira umugisha ni uguteganyiriza abazadukomokaho. Guteganyiriza abazadukomokaho. Turasoma ijambo ry'Imana mu Migani ibice 13. Imigani ibice 13 umurongo wa 22 ayaho. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be. Niba mu byo ukora udashobora guteganyiriza abazagukomokaho, nago birimo umugisha. Niyo mpamvu ushobora kubona ugasanga abantu barakora ariko ntibatera imbere, nuko mu byo uzirikana nago uzirikana abazagukomokaho. Kimwe mu bintu bizana umugisha mu butunzi bwacu ni ukuteganyiriza abazadukomokaho. Haleluya. Ikintu cya nyuma gishobora gutuma ibyo dutunze, bituzanira umugisha w'Imana ni uguteganyiriza iminsi mibi. Niba ubutunzi ufite udashobora gusevinga, iyi ni savings mvuga, udashobora gusevinga, uko ubonye akazi, uko ubonye amafaranga runaka uyarya yose ukayamara. Niba ubonye 1,000 ukumva yuko warya 1,000 cyose, ahubwo nakugira inama, niba ubonye 1,000 for example, uzajya urya 200 cyangwa 300, ubikire iminsi mibi 700. Uko niko umugisha w'Imana uzaza mu butunzi bwawe. Turasoma ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 41, umurongo wa 49. Ni igihe muri Egiputa umwami yari yararose inzozi, Yosefu arazirotora, bituma anagirwa umuyobozi, anagirwa premier ministre. Imana yari yahishuye yuko muri Egiputa hazatera inzara mu myaka 7 iri imbere. Yosefu ngo ahunika imyaka y'imeke myinshi cyane ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja, agezaho yarorereye kubara uko itakibarika. Kimwe mu bintu bizakuzanira umugisha mu byo utunze ni uguteganyiriza iminsi mibi. Amen. Ibi bintu byose uko tubibonye, uko bingana, uko ari 6, tugiye kubyereka Imana, tubwire uti Imana, tumenye neza yuko mu byo dutunze dukeneye umugisha wawe. Ibi bintu udufashe kubishira mu bikorwa kugira ngo duhabwe umugisha nawe. Mwami Imana, tuje imbere yawe, turakwinginze kugira ngo uduhe umugisha kuko tugiye kubahiriza ibyo ijambo ryawe ritubwiye. Ndakwinginze Mwami Yesu, umugisha uyu mwene data, kandi umufashe gushira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ritubwiye. Satani ajya yiba ijambo, ndakwinginze kugira ngo urinde ijambo ry'Imana ribibwe mu mutima w'uyu mwene data, kandi rigire umusaruro, ryera imbuto rimere nk'aya mbuto yaguye mu butaka bwiza, imwe yera imbuto 100, indi 100, ngo bityo umwigisha agabane n'umwigishwa ibyiza bivuye mu ijambo ry'Imana. Amen.